communication yabaye nk'ihagaze. Aline arababara aravuga ati ese uyu mutipe ko numvaga ko ari mutipe w'inzozi zanjye, ko numvaga ko ari igihe kizagera agatobora kerura ambwira ko ankunda, bikaba bigeze iki gihe nta kintu arambwira, bikaba bigeze iki gihe communication yanjye nawe yarayikatinze, ubwo arankunda ninjye wikina ninjye umukunda bimeze bite? Aline yumva ko yahemukiwe na Patrick kubera atigeze amubwira ko amukunda, kubera ko yagabanyije communication ye nawe. Aline biramubaza cyane, arababara avuga ati ese kubera iki nakunda umuntu bikarangira uku atambwiye ko ankunda, kuki ibintu nk'ibyo? Aravuga ati mu buzima bwanjye bwose sinzongera gukunda, ubwo ntago nahiriwe n'urukundo, kubera ko nakunze Patrick nawe nkajya mbona geste ari gukora aranyereka ko ankunda, ariko ntabyo yigeze ambwira kugeza n'izi saha yakubye communication yanjye nawe. So mu buzima bwanjye bwose rero sinzongera gukunda, bitewe n'uburyo uyu mutipe nta jambo rizima yangejejeho, nta jambo rizima yambwiye, nta nubwo akinamvugisha ngo byibuze nkomeze mwereke ko nanjye bimeze bite, ko nkimuzirikana. Hello friend and family, I hope ko mumeze neza, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Muzi ko abakatolike bari mu minsi y'igisibo ndetse n'abasilamu bose mbifurije igisibo cyiza. So musanzwe mumenyereye ko mbazanira true story zo kugishwa inama, zikeneye inama zanyu, true story zibabaje. Uyu munsi noneho nabazaniye story ishimishije, ariko mbere yuko mbagezaho iyo story ishimishije ndabanza ncishe ubutumwa ahangaha kubansabye kubacisha ubutumwa. Gusa bwo ni ibintu bisanzwe bibaho buri gihe cyose. So ubutumwa rero ngiye gucisha ahangaha ngiye kubwira bamwe mu bantu usanga bibaza kuri benshi, ugasanga ari kwibaza kuri runaka, ese runaka boyfriend we ninde, girlfriend we ninde, ese ko yapostinze ntamushyireho, ese utwo tubazo twa hato na hato abantu mugenda mwibazaho, ukibaza ku mu boyfriend w'abandi, ukibaza ku mu girlfriend w'abandi. Ibyo bintu rwose stop, ibyo bintu ntago ari byiza, reba ibikwinjiriza. So umwanya uri gufata wita ku muntu uri ku ruhande, wita ngo kuri uriya meze ute, afite nde, bimeze bite, icyo gihe uri kwibazaho aba ari gutera imbere, wowe uri gusubira inyuma. So rero inama nabagira niyo kuzajya mureka kwibaza ku by'abandi. Niba umuntu afite umuntu we adashaka kumpostinga se, cyangwa se niba mbese mind your business, niko nabivuga, cause uko ujya ku muntu utumwanya utigiye ku muntu niko igihe kigenda kigusiga wa muntu we ari gutera imbere. Story y'uyu munsi nabazaniye rero mwe musanzwe bamenyereye ko ncisha ngaha story ariko simvuge amazina y'abantu, ariko kuri iyi nshuro abampaye story ngo nyicishe kuri Father Family bo bansabye ko amazina yabo nayavuga ntacyo bitwaye. So umukobwa n'umuhungu, umukobwa yitwa Aline, umuhungu yitwa Patrick, bahuriye mu kazi barakorana, baba best friend niko nabyita, baba inshuti. Hahandi babaga bagiye muri pause bagasangira icyayi, bagasangira ibyo kurya, mbese ni abantu basangiraga buri kimwe cyose, baragenda baba inshuti izimbitse. Patrick aragenda akunda Aline, mu gukunda Aline nawe aramukunda, ariko habura n'umubwira undi ko habura umuntu umwe muri abo ngabo ubwira undi ko akunda undi. Like Patrick mu gukunda Aline ntiyabimubwira, ariko agakoresha iki geste. Aline nawe mu gukunda Patrick ntiyabimubwira ko agakoresha iki geste. Burya bwose rero iyo umuntu akunda undi agakoresha geste biba bigaragara no mu maso y'abandi bose ko abo bantu harimo urukundo. Ntibyatinze rero Patrick yaje kugira amahirwe yo kujya gukorera hanze mu kindi gihugu. Mu kubona amahirwe yo kujya gukorera ahandi yarasezeye, asezera kuri Aline, ariko kumusezera ntiyamubwira ijambo rivuga riti ndagukunda, ariko geste zabo ukabona harimo akantu k'iki k'urukundo. Patrick aragenda ajya gukorera mu kindi gihugu. Ageze mu kindi gihugu communication igumaho, ariko mu kugumaho mu mezi ya mbere abanza urukundo nyine akajya amuvugisha cyane nk'inshuti ye, ibintu nk'ibyo. Nyuma bitewe n'akazi aza kugabanya communication hagati ye na Aline.
agabanyije communication. Aline we yari yaramwishyizemo, murabizi ko kenshi baravuga ngo kirazira ko umwana w'umunyarwandakazi abwira umuhungu ko amukunda, ariko burya bwose sinzi niba ni ukubyita ko ari ukwiteretera umujama. So sinzi rero niba ibyo ngibyo koko bizira. Sinibaza ko waba uri umukobwa wakunze umuhungu, sinibaza ko utamubwira ko umukunda. So muri komenti muzabitubwira niba umukobwa kubwira umuhungu ko amukunda, kumwiteretera niba ari icyaha. Ibyo byose muzabitwandikiye muri komenti. So Patrick igihe cyarageze, hashize amezi 3, Patrick yumva nawe biramurenze. Urumva yabaye busy n'akazi, si ukuvuga ko yari yanze Aline, ahubwo ni ukubera ko yarabaye busy n'akazi. Amezi 3 ashize aravuga ati rero urukundo ntirugiye kunyica, ntirugiye kunsariza inaha ngaha, kandi uyu mukobwa sinabimubwira kuri phone ngo bikunde. Kubona ko nkunda, mbona ko nkunda, kandi nanjye ubwanjye ndamukunda, kandi nta jambo rigeze riva mu kanwa kanjye rivuga riti ndagukunda. Ese ni iki cyatuma ntasubira muri kiriya gihugu, ntagaruka mu Rwanda ngo mbwire uwo nihebeye ko mukunda? Ntibyatinze, amezi 3 yararangiye, Patrick aza mu Rwanda atabibwiye Aline. Ahageze abaririza amakuru ya Aline, asanga Aline aracyari muri ka kazi. Yafashe umwanzuro wo gushakisha akareka iby'urukundo. Patrick yagize atya, ajya ku kazi ka Aline. Ageze ku kazi ka Aline, Aline akimubona aratungurwa. Atunguwe ariko ntiyagira icyo bimufataho, bitewe n'uburyo yari yarishyizemo ko Patrick atamukunda, bitewe n'uburyo yagabanyije communication yabo bombi. Ahageze aramusuhuza. Aline abona Patrick afite urugwiro, afite ubwuzu, urukundo rwinshi muri we, ibintu nk'ibyo. So ntibyatinze, Patrick yahise ajyana Aline ahantu, aramubwira ati burya bwose rero naragukunze, ndagukunda. Icyatumye bigenda gutya nkatinda communication ikagabanyuka ni impamvu z'akazi, nta yindi, gusa ndagukunda kandi naragukunze. Aline aramubwira ati umva, ati nahise njya mu bintu by'akazi, numva ko urukundo nduretse bitewe nawe, tari kubwo ugarutse ukamusobanurira ukuri, nanjye naragukunze, gusa nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda. Iyo bibaho mba narabikubwiye, nanjye ndagukunda. Patrick na Aline baba barabanye, bapanga ubukwe bwabo buba bwiza. Ubu ni umugore n'umugabo bameze neza. So isomo hano harimo isomo rivuga riti urukundo iteka ruratsinda. Niyo umuntu yajya kure yawe, igihe cyose yazagarukira, urukundo rwa nyarwo ruratsinda. So nakubwira ngo wowe ufite umukunzi kure yawe, wumva ko wenda yari kure aba yaragutaye, urukundo rwa nyarwo ntago habamo gutana, niko nabivuga. So wowe ukurikiye inkuru, uryohewe n'iki kiganiro, andika muri comment iti urukundo ruratsinda. Uko byagenda kose urukundo ruratsinda. Ndabakunda cyane. Ni Benin Keza kuri Fada Family. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro byose ducisha kuri Fada Family. So abarundi munkurikiye, abari hirya no hino narababonye, ndabakunda cyane. Bye bye.